Muraho, murakaza neza kuri Mwarimu Wacu TV, ikiganiro ni Mwarimu Wacu TV Show. Turi mu kiganiro kivuga ku burezi bw'abana, aho tuganira imico yabo ndetse n'imyigire yabo kugira ngo barusheho kuba abana beza. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se ku ngingo ifitiye akamaro buri munyamuryango, buri mubyeyi ndetse n'abarezi muri rusange. Ikaze. Ingingo y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese birakwiye ko umwana abyuka kare kugira ngo ajye ku ishuri? Reka dukomeze twungurane ibitekerezo. Ni ibisanzwe ku bantu benshi ko amasaha ya mu gitondo aryoha, yewe amasaha ya mu gitondo araryoha cyane pe. Noneho byagera ku bana bikaba agahebuzo, bigatangaza cyane kuko abana benshi baba bumva rwose ibyabo bakiryamira, bya bindi bita ngo ni ugupororunja. Umwana akaryama igihe kirekire nyine akumva yahaze uburiri. Hanyuma rero uyu mwana agiye guhura n'icyo twakwita ngo ni disturbance. Ese biraza kugenda gute? Ese biraza kuba bifite akahe kamaro mu gihe umwana yabyukijwe hakiri kare? Reka twumve n'izindi ngingo. Rero uku kubyuka abana batinze bituma rimwe na rimwe bahubuka bakibagirwa ibikoresho bimwe na bimwe by'ingenzi byakagomba kubafasha. Hari nk'igihe umwana aba yakoze nka homework ikaye yayiraje ku meza, hanyuma noneho ugasanga aribagiwe rwose ibyo bikoresho byose arabyibagiwe, akagera ku ishuri ananiwe cyane mu mutwe kuko yazamutse ari gutekereza ukuntu yibagiwe ibyo bitabo, ayo makaye, ayo makaramu, ndetse rimwe na rimwe uzi ko hari n'abapakinga amakaye bakayapakinga ibage, niba ari za zindi zifurwa zikozwe mu bitenge cyangwa se zikozwe mu bindi bitambaro, ugasanga yayipakinzemo ihindurije ra, ibyo ngibyo nabyo bibaho. Rero iyo umwana ageze ku ishuri yabyukanye iyo stress imeze gutyo, bituma birangira atangiye kwiga adafite morale, akiga ameze nabi. Nawe niba byarakubayeho rero ukiri umwana wagera ku ishuri mwarimu akakunyuzaho akanyafu cyangwa akakubwira ngo hagarara inyuma y'abandi, urabyandika muri comment hanyuma twigendere. Wahise ubyumva ko wa mwana wageze ku ishuri afite iyo stress yose kubera ko yabyutse akerewe, aratangira no kwiga atiteguye. Bityo rimwe na rimwe nk'iyo amasomo atangira kare bitewe n'ukuntu timetable y'ikigo runaka iteye, uba usanga abandi bana batangiye kwiga bityo umwana akabura aho ahera atangira. Reka dukomeze n'izindi ngingo. Ni ukuri mpa akanya gato mubwire ko iyo umwana yitoje kubyuka kare bigira umumaro ukomeye mu mitsindire ye, mu mico ye, ndetse akaba wa mwana ufite gahunda y'igihe kizaza, kuko kubaha igihe ni bimwe mu bimujyamo ndetse bikanamubaho, navuga ngo akabigira umuco. No mu bundi buzima busanzwe iyo bimeze gutyo, umwana akora ibintu byose kuri gahunda ku buryo nta na kimwe rwose wamushinja. Hari n'izindi ngingo tugiye gusangira. Twihuse rero, dore inyungu ziri mu kubyutsa umwana hakiri kare. Iyo umwana abyuka kare cyangwa se yabyukijwe hakiri kare, bituma afata rya funguro rya mu gitondo twita breakfast. Buriya iyo umwana yageze ku ishuri yafashe rya funguro rya mu gitondo, gishobora kuba igikoma, gishobora kuba icyayi n'umugati, cyangwa se ibyo kurya bisanzwe, umuceri, bya byo kurya nyine biri buze gutuma umwana agira imbaraga. Buriya ibyo kurya bitera imbaraga nibyo bikwiriye kuba byahabwa umwana mu gitondo kugira ngo ashobore kuba yaresista. Iyo resistance ituma umwana ashobora gukurikira neza amasomo ye mu gihe cyose ari ku ishuri, bituma umwana adasinzira. Bityo rero wahise ubyumva yuko harimo inyungu nyinshi kuko umwana yabyutswa kare agafata iryo funguro rya mu gitondo. Iyo umwana abyutswa kare mu gitondo, ikindi twakongeraho ni uko bituma umwana agira isuku kuko yibuka aho yaraje, iniforume ye, amasogisi ye, inkweto ze aho yabishyize, bityo akaba ari smart. Birumvikana ko yabyutse yakarabye, ni ukuvuga yagiye muri dushe, arisiga, arasokoza, ase neza, bityo agere ku ishuri akeye rwose ku mutima no ku mubiri. Mwabyumvishe ko kubyutsa umwana hakiri kare ari ngombwa. Indi nyungu ikomeye cyane iri mu kubyutsa umwana hakiri kare, bituma umwana atangira kwiga neza nk'uko nari nabivuze ruguru. Hano akagingo nshaka ko tuganiraho cyangwa twungurana ibitekerezo, mu bitekerezo byanjye n'ukuntu mbyumva, bituma umwana akora etide. Buriya ariya masomo atandukanye umwana aba yahawe, bamuhaye umukoro yawukoreye mu rugo, ibyo ngibyo byarangiye yageze ku ishuri, bituma akoresha neza ya masaha ya mu gitondo ari mu gukora etide. Hari abarimu bamwe na bamwe bashyiraho gahunda yo gusubirira abana mu mikoro baba babahaye cyangwa se mu byo batumvishe, cyangwa se abana bafite ibyo bita special cases. Bityo ibyo byose iyo bikorwa bituma muri make umwana ashobora gutangira kwiga afite amakuru y'isomo ryabanje mu gihe cyatambutse. Ingingo noneho tugezeho yo irakomeye cyane ndetse ni n'ingenzi ku bana bacu.
bituma umwana yiga kubaha igihe. Niba hari ikintu kinanira abantu benshi, nibyo bita time management. Abantu benshi bategura gahunda zabo ariko kugira ngo wubahe igihe bikaba ari ibintu nyine usanga bikunda kugora abantu benshi. Rero iyo umwana yatojwe kubyuka hakiri kare, muri we agira iyo ndangagaciro yo kubaha igihe ndetse no kunoza gahunda ze za buri munsi. Mwabyumvishe ko kubyutsa umwana hakiri kare bifite inyungu nyinshi. Babyeyi nimucyo rero dufatanye ndetse twibutse kubyutsa abana bacu hakiri kare, tubashyirireho gahunda ikwiriye bakwiriye gukurikiza igihe babyukiraho, ndetse dufashe abana gutoza imibiri yabo kugira amasaha runaka babyukiraho. Hanyuma rero dusoza turabibutsa ko twatangiye kubashyiriraho ibiganiro bifitanye isano n'uburezi, aho tuganira ku mico y'abana ndetse n'imyigire yabo, imitsindire yabo no kureba icyakorwa kugira ngo abana bacu barusheho kuba abahanga. Ndabizi neza yuko iki kiganiro cyabashimishije kandi ko mufiteho ibitekerezo bitandukanye byinshi kandi by'ingenzi. Ibyo byari ibitekerezo byanjye. Reka mbabwire ko rwose namwe hari ibindi bitekerezo mufite mwatwungura, n'ikaze kugira ngo dukomeze kubaka umwana ufite ireme, umwana ufite ikinyabupfura, umwana uzi ubwenge. Muri gahunda yacu rero ikidushishikaje ni ukureba icyatuma abana bacu bongera kugira umuco mwiza, bashimwe, bakure, bazavemo abayobozi b'ejo heza hazaza. Ndagira ngo ukande kuri subscribe, usangize bagenzi bawe iki kiganiro, ndetse munakanda handitse like kugira ngo dushobore gukura ndetse no kwaguka. Iyi channel yanyu igomba kwaguka. Murakoze cyane, reka duhure mu biganiro by'ubutaha.